Umpe Bibiliya kuko ari inezeza. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Zaburi 126, 127, 128, 129, 130, 131 n'132. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Zaburi 126. Uwiteka yadukoreye ibikomeye. Igihe Abisirayeli bari barajyanywe nk'abacakara, Imana yabasanzeyo maze irababohoza. Igihe bari bagarutse, bari bafite ibyishimo byinshi n'indirimbo nyinshi, ngo bari bameze nk'abari kurota. Bayobowe na Zerubabeli, Yosuwa, Ezira na Nehemiya. Imana yagiye kububakira igihugu baba ishyanga ryera. Nawe ujya uvuga uti Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Zaburi 127. Imana nitwibesherezaho. Iyo Uwiteka atari we wubaka inzu cyangwa ngo arinde umujyi, byose birapfa. Ntacyo twageraho tudafashijwe n'Imana. Abakora cyane bazindutse bagataha batinze ntibakunguka batari kumwe n'Imana. Imana kandi itanga abana nk'umugisha mu miryango. Zaburi 128. Hahirwa uwubaha Uwiteka. Ninde uhiriwe? Ni uwubaha Uwiteka akagendera mu nzira ze zose. Umuryango we uzakomera cyane, kandi imigisha iva i Siyoni izamuzaho. Imana iduhe kubaha ijambo ryayo. Zaburi 129. Abanzi ba Siyoni. Iyi zaburi iravuga iti bambabaje kenshi uhereye mu buto bwanjye. Hano tubonamo ukuntu Siyoni yagize abanzi benshi. Uhereye kera bava muri Egiputa, banyurana mu butayu, batangira kubaka Kanani. Abangaga Siyoni babaye nk'ibyatsi byuma bitarakura, ndetse babura n'umugisha. Imana iguha umugisha uturutse ku gakiza kayo kava i Siyoni. Zaburi 130. Kuvanwa imuhengeri mu byaha. Uhoraho adukishije ntiyongera kwibuka ibyaha byacu, ahubwo arabihanagura burundu. Abamutegereza bamufitiye inyota arabiyereka. Nk'uko abarara ku izamu baba bifuza ko bucya, niko natwe duhora twifuza umucyo wa Kristo n'imbabazi ze. Ndagusengeye ngo Uwiteka acungure ubugingo bwawe, abukure imuhengeri mu byaha, aguhe amahoro. Zaburi 131. Ujya wiringira Uwiteka. Dawidi yiringira Uwiteka yaravuze ati Uhoraho sindi umwirasi, nta nubwo nishyira hejuru, meze nk'umwana w'incuke wibereye kuri mama we. Ndagusabiye ngo nawe wibere ku Mana nk'umwana w'incuke. Zaburi 132. Inzu y'Imana. Dawidi yararahiye ati sinzicara ngo ntuze, sinzaryama ngo nsinzire ntararangiza kubaka urusengero. Imana yishimira ko aho duteranira hatunganye, kandi yishimira ko natwe tubaho imibereho yejejwe. Imana yahisemo Siyoni ngo habe ubuturo bwera, maze uwo mucyo ugera ku isi yose. Muri iki cyumweru cyose Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo yose yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ni bande bayoboye Abisirayeli bava i Babuloni? Ni hehe Imana yashyize icyicaro cy'izina ryayo mu isi? Uretse urusengero, ni ikihe kintu dukwiriye gutunganya? Imana ibahe umugisha.